bashyiraho itegeko ko umuntu uzasenga Imana azajugunywa mu itanura ry'umuriro, ariko Daniyeli we ibyo bintu ntabwo byamuciye intege, iryo terabwoba ntabwo ryamuciye intege ngo ritume areka Imana ye, ahubwo yarushijeho kwegera Imana cyane, ngo ndetse ngo arushaho gusenga Imana cyane, ngo noneho ngo akajya asenga 3 ku munsi, ngo ndetse amahoro 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 kuri mwese mwe mukomeje gukurikira Agira Neza Yesu TV. Imigisha y'Imana ibane namwe mwese, icyubahiro kibi cy'Imana ibihe byose. Turabashuhuje abari ku mpande enye z'isi, tugira duti amahoro y'Imana abane namwe, kandi imigisha y'Imana ibe kuri mwe. Icyubahiro ni icy'Imana iteka ryose, kandi imigisha y'Uwiteka ibe kuri mwe. Mbere yo kugira ngo tugire icyo tuganira, reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza, kandi kubera mwiza bagutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Muri aka kanya tugiye kuganira byinshi bibasha kungura inama, kandi bibasha kudufasha muri uru rugendo. Yemerera uze ubane natwe, kandi uze udushyigikire muri byose, utuyobore mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo, cyangwa tugiye kuganira ku byo tubona, cyangwa ku byururutsa imitima, cyangwa ku bifasha abantu. Icya mbere numva twaganiraho ni ibyerekeranye muri iyi minsi, uko mbibona, nawe birashoboka ko hari uko ubibona. Waza twandikira cyangwa ukatwandikira muri komenti kugira ngo nawe uduhe uko ubibona, cyangwa utubwire uko ubibona. Muri iyi minsi nshaka ko tuganira ku kintu cyerekeranye no kubyerekeranye n'abantu, cyangwa nuko muri iyi minsi bimeze, nuko kera Bibiliya itwereka uko abakozi b'Imana bagendaga, cyangwa uko bitwaraga mu gihe cyabo, uko bakoreraga Imana bashize amanga, bagakorera Imana ntacyo basize inyuma, bagakorera Imana kandi Imana nayo ikabashoboza, kuko bakayubahisha nayo ikabubahisha. Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli ibice 3, nubwo icyo gitabo cyose wagisoma, bitwereka uburyo bariya basore 3 baje kwitwa ariya mazina ariyo Saduraka na Meshaki na Abedenego, uburyo bahagaze mu kigeragezo, cyangwa bahagaze mu kibazo, Imana ikabashyigikira ntibatererane, kuko Imana yacu itajya itenguha abayubaha, kandi Imana yacu ntijya itererana uyitakiye ku manywa na nijoro. Iyo usomye muri cya gitabo cya Daniyeli, bakubwira inkuru z'abariya basore 3 bari barakuwe i Babuloni, bakajyanwa mu gihugu, bari barakuwe mu gihugu cyabo, bakajyanwa mu gihugu cy'i Babuloni, bakajyanwa ari imbohe, cyangwa bakajyanwa ari abanyage. Ubwo bari barabajyanye muri kiriya gihugu, hari uko muri bo, cyangwa hari Imana y'Abaheburayo bari baramenye, bituma batabasha kwivanga, batabasha guhindurwa n'ibihe, batabasha guhindurwa n'iminsi bari barimo, nubwo bari bari mu gihe cy'ibigeragezo, cyangwa mu gihe cyo kurenganywa, cyangwa mu gihe cyo kugira ngo Imana bamenye mbese bayihakane cyangwa bayireke. Ariko bo barahagaze, barashikama, bemera guhara amagara yabo. Iyo usomye icyo gice, hari aho bageze baravuga ngo ubwo umwami Nebukadinezari yarababaze ngo ninde wabatumye gusuzugura itegeko ryanjye, baravuga ngo ubwo umwami yarabashyizeho iterabwoba, akababwira ngo ntabwo ngo Imana iri bubankize ni iyihe. Bo baramusubiza bati Imana dukorera ibasha kudukiza, naho itadukiza
ntabwo turi bwemere kubararira ikigirwamana. Aba basore bahagaze neza, bahagarara mu nzira, bahamya Imana, nayo irabahamiriza. Niyo mpamvu rero nanjye muri aka kanya nje kugira ngo tuganire ku byo tubona muri iyi minsi. Muri iyi minsi umuntu araba avuga yuko ari umukozi w'Imana, kandi koko akavuga ibintu byinshi, ndetse rwose aravuga akavuga agahanura, akavuga ngo arimo ngo arerekwa, ngo ari kuvugana n'Imana, ariko yagera mu kibazo cyangwa yagera mu bintu bigoranye, bigatuma ahakana Imana, cyangwa bigatuma imbaraga z'isi mbese zimwubikira, zigatuma atabasha guhamya Imana, ahubwo agasa nk'uyihakanye, cyangwa harimo n'abayihakana. Imana itugirire neza. Iyo usomye muri kiriya gitabo cya Daniyeli, bavuga yuko muri bariya, atari bariya basore gusa bari barakuwe mu gihugu cy'iwabo, ahubwo bigaragara ko hari harakuweho n'abandi bantu, hagakurwaho n'abandi bantu, ariko amazina agaragara cyane ni aya Daniyeli, Saduraka na Meshake na Bedenego. Kuko Daniyeli we ngo igihe cyarageze bamubuza gusenga, baramubwira ngo ntazasenge Imana yabo, Imana y'Abaheburayo, ngo ntazayisenge. Bashyiraho itegeko ko umuntu uzasenga Imana azajugunywa mu itanura ry'umuriro. Ariko Daniyeli we ibyo bintu ntabwo byamuciye intege, iryo terabwoba ntabwo ryamuciye intege ngo ritume areka Imana ye, ahubwo yarushijeho kwegera Imana cyane, ngo ndetse ngo arushaho gusenga Imana cyane, ngo noneho ngo akajya asenga 3 ku munsi, ngo ndetse ngo muri uko gusenga 3 ngo agafungura ngo amadirishya ngo ngafungura amadirishya akayerekeza i Babuloni, cyangwa akayerekeza ku bantu bamurenganyaga. We akomera ku Mana ye, yubaha Imana ye, kugira ngo aravuga ngo aho kugira ngo Imana imboneho umugayo, abantu ahubwo aribo bazambonaho umugayo, kuko nanze amategeko yabo ambuza gusenga Imana. Ariko muri iyi minsi hari ikintu nabonye kiriho, umuntu avuga Imana, ariko ugasanga abantu baravuga Imana ku munwa. Birababaje cyane, ugasanga umuntu avuga Imana ku munwa, atayivuga mu bikorwa, atavuga Imana mu mirimo, atavuga Imana. Kandi ijambo ryarambwiye ngo imirimo y'umuntu niyo igaragaza uwo ari we. Umuntu akavuga yuko ari umukiranutsi cyangwa akorera Imana, ariko uko gukiranuka ntukubone mu byo avuga, mu byo akora, ugasanga gukiranuka rwose kuri kure y'ibyo avuga, cyangwa imirimo ye iri kure y'ibyo avuga mu kanwa ke. Imana itugire neza. Ariko ngo Saduraka na Meshake na Bedenego ndetse na Daniyeli ngo banga kwiyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni, banga kureka Imana bamenye, banga kubararira Bayali, banga kubararira ikigirwamana Nebukadinezari yari yahagaritse hariya mu kibaya cy'Iduru, ahubwo bo barakomeza bahamya Imana, kugeza igihe Imana nayo yaje ikabahamiriza, bamwe bakabashyira mu itanura ry'umuriro, ariko Imana yo mu ijuru ntiyemere yuko uwo muriro ubafata. Birashoboka yuko igihe cy'umuntu kiba kigeze agataha pe, ntago wavuga yuko wenda abantu bose Imana yagiye ibakura mu kibazo. Hariho abagiye bagenda bakarenganwa, ndetse igihe kikagera bagatabaruka bagataha. Iyo usomye muri Bibiliya hakubwira abo ba Sitefano bagiye baterwa amabuye, ariko bakanga kwihakana Imana yabo, ahubwo bagapfa bababariye abari kubagirira nabi cyangwa bari kubatera amabuye. Urugendo rwabo rukarangirira aho,
urugendo rwabo bagataha bagatabaruka nk'intwari, bagatabaruka batsinze, bakajya mu gihugu cyiza aho abera bose bazajya. Ariko Imana idushyigikire. Birakwiye yuko, icyo nshatse kuvuga, birakwiye yuko muri iyi minsi buri muntu wese ahari agomba gusenga Imana, mbese nk'uko Daniyeli yabonye ibihe bikomeye, yabonye ibihe biruhije, ahubwo arushaho kwegera Imana cyane, arushaho gushaka Imana cyane, arushaho kuyisenga no kuyegera. Birakwiye yuko nubwo ibihe bigoranye cyane, hariho ibyo tutari kwemererwa nk'abantu bakorera Imana, birakwiye yuko umuntu we n'Imana agomba kwihererana n'Imana, akaganira n'Imana ye, akavugana n'Imana ye, mbese akarushaho kuyegera cyane, kuko iyo umuntu yegeye Imana imumenera amabanga menshi kandi imubwira byinshi abandi bantu batazi. Ndagusabye rero kugira ngo uze dufatikanye cyangwa uze turushaho kwegera Imana cyane, ubwo ibihe bibi biri kurushaho kutwegera, abantu biri kurushaho kutwegera, dukurwa cyangwa tubuzwa ibihe byiza byo kwegera Imana, tumeze nk'igihe ubwo mu gihe cy'abatubanjirije, twebwe turushaho kwegera Imana. Ubona yuko Daniyeli igihe cyageze ngo bakamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko Imana iramurengera ntiyemera yuko intare zimurya. Birakwiye yuko natwe bikwiye ko nubwo bigaragara ko hari intare zateguwe, hari ibimeze nk'urwobo, hari ibimeze nk'itanura, ariko birakwiye yuko buri muntu wese aba maso akegera Imana kugira ngo Imana nayo irusheho kumwegera. Kandi birashoboka yuko, ntago navuga yuko buri muntu wese Imana irabishoboye, ariko birashoboka ko igihe cy'umuntu cyo gutaha cyaba ari icyo. Birashoboka ko wataha ariko wizeye Imana, wagenda nk'uko ba Stefano batewe amabuye, nk'uko ba Petero baciwe ibihanga, nk'uko n'abandi batubanjirije bagiye bagenda, ariko bakagenda banesheje, bakajya mu gihugu cyiza bateguriwe cyangwa twateguriwe, ari cyo abera bose bazajyamo, ari cyo abera bose ariyo ntumbero yacu twese, kuko niho duharanira kuzajya mu gihugu. Mbese byaba bikumara iki imirimo yawe cyangwa ibyo uvuga cyangwa ibyo wakoze, ku munsi w'urubanza utsindanwe n'abanyabyaha, nta binezeza wagiyemo, hari ibyo wiyambuye ariko ukabyiyambura agace gato, igihe cyagera ukihakana Imana. Imana itugirire neza kandi dushyigikire, iduhe gusenga gatatu ku munsi. Si gatatu gusa, buri muntu afite uko yasenga bikarushaho. Birashoboka ko ako gatatu wagasengaga, birakwiye yuko ukubaka kabiri ugasenga gatandatu cyangwa ugasenga inshuro 7, kugira ngo Imana urusheho guhabwa imbaraga zikomeye kandi zidasanzwe. Imana itugirire neza. Ni ukuri rero, Imana idushyigikire muri byose. Reka dusenge Imana. Nyemerera rero wowe ukigera kuri uru rubuga Agira Neza Yesu TV, utari wakora subscribe, ukore subscribe. Ni ukuri iyo nkunga yawe irakenewe, kandi ushyizeho comment na like, Imana irakoma iguhe umugisha. Reka dusenge Imana rero. Iryo ryari ijambo ry'Imana, cyangwa icyo zari impuguro zo kugira ngo dukomere muri iyi minsi, nubwo bitoroshye, ariko dukomeze kandi Imana iri kumwe natwe, bizadushoboza. Mana, turagushimiye. Izi zari impuguro cyangwa iri ryari ijambo ryawe. Yemera buri muntu wese uzaryumva, kandi uzamushoboze kumva no kumvira, kandi kugira ngo
aho duharanira twese tuzahurireyo mu izina rya Yesu.